Iyi ngofero nayikuye mu ntara y'Amajyepfo, karere ka Huye, nayihawe n'umuhanzi bita Riderman 2012. Yari yaje ahantu bita mu murenge wa Mukura, yaje kwamamaza Pridas bita Brazil. Yes, Legacy TV, Legacy on top. Iyi ngofero mfite mu ntoki yanjye imaze imyaka 10 uno musore ayambara. Akaba ari ingofero agiye kutubwira amateka yayo ndetse atubwira naho yayikuye, ariko icyo nababwira nuko ni imwe mu ngofero za bamwe mu bahanzi bakomeye. Sazemeze bite se? Ni sawa ndashima. Ajya ngo bakwita nde? Igisumizo n'umugabo David aka Myanzuro. Ongera dusubiremo. Igisumizo n'umugabo David aka Myanzuro. Yes. Iyi ngofero wayikuye he, tubwire amateka y'ingofero. So, iyi ngofero nayikuye mu ntara y'Amajyepfo, karere ka Huye, nayihawe n'umuhanzi bita Riderman 2012. Riderman 2012 mwahuriye mu Majyepfo, yari yaje gukora iki? Yari yaje ahantu bita mu murenge wa Mukura, yaje kwamamaza Pridas bita Brazil. Aha, muracakiranye rero. Wewe wari wahageze ute? Ni nahageze nanjye mvuye muri Gisagara nje kureba icyo cyamamare cyanjye kije kurwikira aho ngaho. Riderman uramwemera? Ni umusaza. No kuvuga ngo hari ikintu ntari kumva neza. Iyi ngofero yayiguhaye ngo muhe mwaka? Umwaka wa 2012. 2012? Ubwo imaze imyaka ingahe? Imyaka 11. 10. Imyaka 10. Uyibitse uyambara. Hari n'umuntu wigeze kuyitora nayitaye, ariko nongeye mu 5,000 kugira nongere nyibone. Warayitaye kugira ngo uyibone wishyura 5,000. Riderman ushaka kumukunda cyane? Ndamukunda cyane, niwe muhanzi nemera mu Rwanda no ku isi hose. Duha kapera y'indirimbo ya Riderman ukunda cyane. Indirimbo nkunda yiwe, indirimbo ye nkunda ni indirimbo bita Mpereza, ari kumwe na Gisa cy'Inganzo. Turirimbira. Okay. Turirimbira. Okay, Mpereza beat maze mimbi ndimi turike impinde tubisubike cyaka twagicuritse ha kinena cyera ndi kumwe na Kamedo ncera muri studio hinduka ipakiro imvugo n'ingiro yapuniyo zingiro niyo birintiro by'amani gafite imilongo n'amaswingiro mabiti nyonone nyirangize nyigabe ku gitero gikomeye nyankise mere nk'abamamaye ntange piti mbinyujije mu njyana y'abababaye shyushya bagagaye mu bitero byandagaye yenda nahe nasaraye ariko byabaye akandare. Tuhe akapera y'indi ndirimbo ya Riderman. Kandi kapera k'indi ndirimbo bayita Bombori. Andashira mwana twararenga. Bayita Bombori. Ngaho turirimbira twumva. Gusimbuka jya mu birere jina widagadure jya mu bireriyo jina cyane gusimbuka jya ubigibuka biri mu bintu bituma ikirori gihinduka kigashyuha kikamera nk'umuriro kikamera nk'itanura hari kubera ikirori je ubukonje bukahabura ubushyuhe bukahagera imipira bagakura amapantaro agakujwa akaba nk'amakabutura abafite ubukonje bakota maze imbeho igashira umuziki ukaba nk'umuti indwara barwaye bakayikira bagatangira kwibyinira bakumva umuziki bakibyinira nkawuza amagana aho kugira bakwirukane bakakwishimira umuziki tukawuceza ubuzima bukendereya sasa naho ngaho reka mbemba bayita Bombori. Uzi indirimbo za Riderman zingahe? Ni nyinshi. Hanyuma rero gira ikintu ubwira Riderman nk'umuntu w'umufana we, ni iki mushakaho? Riderman nk'umusaza ikintu nifuza nuko twahura tugakorana icyo kigoma, niyo twagisubiranamo byonyine byaba bimagije. None se wowe ugira indirimbo? Jewe indirimbo ni indirimbo ze nkunda gusubiramo, je ntago ndapanga kujya nandika nanjye ariko bibaye ngombwa nakwandika. Duherera kapera kwanza ku ndirimbo yawe utekereza mu mutwe. Ntago nabitanye aka kanya ngira. Ni za Riderman gusa. Nta wundi muhanzi so mu Rwanda wemera atari Riderman? Aya, muhanzi ni Riderman niwe wanjye. Batubwira rero ikintu wakundiye Riderman. Ikintu namukundiye bitewe n'impano ziwe n'ukuntu yangaragarije agakura ingofero mu mutwe akayimereza ati mwana akira nawe wibereho, nicyo kintu cyahise gituma nanamukunda cyane. Uruka ngo tugarure kuri uwo munsi iki gitaramo kiri kuba byagenze gute kugira ngo ingofero ayiguhe?
icyo gitaramo yarabanje aravuga ati abantu bazi indirimbo zanjye bazi hano tubyine tunaririmbe. Turaririmbye bamwe baraza ariko muri bose baririmbye ndumva twari nka batatu ariko muri batatu ninjye wasigaye iyo ngofero nayegukanye. ahita yikuramo arayamadore ngiyi ni umusaza kabisa. ni ukuvuga ngo iyi ngofero ntabwo ujya uyikuramo pe ntabwo igivamo. iyo uyambaye kwibutsa Riderman. iyo nyambaye mba ndi kumwe nawe naribi. abantu uramwemera kabisa. hanyuma rero tugarure rero ku muziki w'uyu munsi. umuziki wa Riderman ubona harimo zihe nyigisho wumva gute? umuziki rero muri ino minsi nawe ubwo sinzi ahantu nawe yihishe ntabwo ndi kumubona ibintu ari kungaragariza ntabwo ndi kubibona kabisa. nakora ibigoma azemo vuba vuba nawe atwike nk'abandi bose ariko yarazimye byojya ariko ndashaka ko akanguka. hanyuma iyo ugereranyije n'abahanzi bari gukora ubona yarazimye muri iyi minsi? sinzi ahantu yihishe ariko ntabwo ibintu ari kubikora neza. keretse ari mu bunyunyusi nawe urumva ko ari ikintu ari gukora. ubunyunyusi ni ubukisi mwana. mu bunyunyusi buriya hari ikintu ari gukora. ubunyunyusi ntabwo iryo jambo ndisobanukiwe. ubunyunyusi ni indirimbo ya Mico bari kumwe gusa nanjye ntabwo ndayifata neza mba nyibakubiteho akapero ariko ntabwo ndayifata neza. hanyuma ubu rero hano we mu makaritsiye nk'umuntu w'umuhanzi wemera Riderman ubusanzwe ubayeho gutukura iki? ubundi mu busanzwe ngewe banzeho nko kuba nikora akazi gasanzwe nikorera ikiyede nabona ahantu njya guhinga naho ngahinga ariko bakaba bananyemera muri dance. muri dance abantu ubu wabyina kabisa kabisa akazi ke gaharige natanga nkakubita. uvuga ureba uriya mugabo ubu ngubu wabyina kabisa. hari ibintu rwose. Boke pereza piti maze mimbi ndimi turike ibindi tubisubike icyaka twagicuritse ha kinena kera ndi kumwe na kameno ngera muri stidiga kinduka ibagiro vugo n'ingiro lapo niyo zingiro niyo birindiro by'amaniga afite imirongo n'amaswingiro mapiti nyonone yirangize yigabe ku gitero gikomeye nyangize mere nk'abamamaye ntange pisi mbinyujije mu njyana y'abababaye kagaye mu bitero byandagaye yenda nahe nasadaye ariko byabaye sawa ubundi amazina yawe nyakuri witwa nde? ubundi igihe niko gisumizi n'umugabo David aka Nyanzuro. niyo mugabo David ariko hano bakuzi nka Riderman. Riderzo igisumizi gikuru hano niko bakuzi. ahangaha yisatire nyir'amatungo niko banze. rero tubwira uramutse ubonye amahirwe yo kujya muri studio ugakora indirimbo ugakorana indirimbo na Riderman byakumarira iki? ibyo ryaba ari ijoro rishya ryanjye k'uwo munsi nanjye natwika. ryaba ari ijuru ryawe kabisa. waba wumva ugeze mu ijuru aho ngaho gusa haba hahagije ku byo nawe narifuje byaba bikunze. hanyuma rero wumva indirimbo wakorana na Riderman yaba imeze gute? mpereza urugero rw'indirimbo ushaka ko mwakora. mpereza niyo ushaka ko dukorana. mpereza kandi yarayikoze. oya ashaka ko jye dukorera iyo remix yayo tubwire ukuntu yaba imeze. remix n'ubundi ni ukuririmba tugasubirana mu bitero. ririmba twumve. natangira nkaririmba igitero nyine gitangira. mpereza piti maze mimbi ndimi turike ibindi tubisubike icyaka twagicuritse ha kinena kera ndi kumwe na kamedo ngera muri stidiga kinduka ibagiro imvugo n'ingiro rapu niyo zingiro niyo birindiro by'amaniga afite imirongo n'amaswingiro mabiti nyonone yirangize yigabe ku igitero gikomeye nyangize mere nk'abamamaye ntage pisi mbinyujije mu njyana y'abababaye shyushya bagagaye mu bitero byandagaye yenda nake nasadaye ariko byabaye akantare. Yes. hanyuma tugaruke mu buzima busanzwe. hajya mu buzima busanzwe ngo wikorera ikiyede ugahinga. ikiyede ngahinga. hanyuma si amafaranga ubonye muyakoresha iki? ubaho gusa ni ugutunga umuryango. ni umuntu w'umupapa. uri umupapa ufite umugore n'abana? n'abana babiri. ufite abagore bangahe? umugore umwe. n'abana bangahe? babiri. Yesu uri umuntu w'umupapa. ubwo umaze igihe kingana iki ubaye umupapa? ntabwo ari kirekire cyane. hanyuma ubwo guhanga uri n'umuntu w'umubyeyi ntibikubangamira? oya ntabwo bimbangamira nawe umugore arabyishimira kuko mba ndi kubikora neza
nta kintu nica kandi nkabikora kugira ngo bimpe ibintu byo kugira. Yesu umugore nawe yemera Rayida zose? Aramwemera cyane kuko ntago yamwanga kandi babana. Hanyuma rero hari amakuru tujya tubona ku bahanzi, umuhanzi agaturuka hasi nka ba Gisupusupu n'abandi twagiye tubona yagera hejuru agahita yanga umugore akizanira abakobwa. Ntago byakunda. Uwo mwana aranyemera kandi nanjye ndamwemera. Kabira iyo bamaze kugira umva hari ahantu baba bageze, ahubwo banyumva ko bahita bafatanya urugendo nk'uko batangiranye ari abantu bari gushakisha, aho rero baba babibonye ndumva babisangira mu mahoro. Hanyuma uratubwira ati uwo mwana ndamwemera nawe aranyemera, ubundi mwahuye muturiya mwana twebwe umwana twahuye gutyo nyine kwitemberera uko nguko, ndamugorwa nyine nanjye mpita mu mago mpita mushyiramo mwitemberera mu muhanda gutyo na gutyo nyine. Nihe mitoma wamuteye kugira yemere? Mitoma namuteye muri indirimbo bita ya Riderman, ngongera iruhande ngahinduka igihangange, ntago ngira ubwoba iyo ndi kumwe nawe, hoya ntago ntinya, singira imihari cyangwa se inda y'umujinya, ibyishimo utuma nerekana inyinya, ushyira mu gicu nkaba nk'akanyoni kagurutse, iyo turi kumwe ntago menya aho guseka biturutse. Nuko wamubwiye ako ngako ubundi niko kumuti avuga ati kabisa uko ni umuti umusaza n'uyu nguyu uhita umushyira amaguru kabisa. Hanyuma se no karitsiye mubamo yitwa gute ubundi? Iyi karitsiye bita Nyiramatuntu. Nyiramatuntu no karitsiye ariko irashyushye? Irashyushye ntarimo. Iryo zina se rya Nyiramatuntu ryavuye he buriya? Nasanze ari uko nguko, nasanze ari uko bimeze. Tugiye gusoza tugenda abantu utanga akapera ka nyuma, uhita utanga ubutumwa kuri Riderman, utanga n'ubutumwa ku bahanzi bose bakizamuka. Twagiye hanyuma Legacy turi gusoza, ariko hari ubutumwa bukomeye uno musore afitiye umuhanzi Riderman ashaka kubabwira. Reka mbanze shyiraho ako karirimbo kuko ni uko umusaza komereza biti maze mimbi ndimiturike bindi tubisubike icyaka twagicuritse kinena kera ndi kumwe na Kamedo ngera muri studio gakinduka ibagido imvugo n'ingiro rapu niyo zingiro niyo birindiro by'amaniga afite imirongo n'amaswingiro mapiti nyonone yirangize nyigabe ku gitero gikomeye nyangize mere nk'abamamaye ntage pisi mbinyujije mu njyana ya baba yashyushya bagagaye mu bitero byandagaye yenda nage nasada yariko byabaye akantare ngiye ndumva rero ako karirimbo niko kashimishije nta kibazo. Ngagira ubutumwa uhereza rero umukunzi wa Rayida zo. Umukunzi wa Riderman rero nanjye nitwa Riderman nawe ni Riderman, urumva nibazi ariko nkaba nanamukunda. Ubwo rero ndifuza ko twabonana akomeza akora ibigoma nanjye ngenda mbisubiramo nta kibazo, ndabashimiye. Icyifuzo cye rero no kuzahura na Rayida zo, ubwo ubutaha tuzahura turi kumwe na Rayida zo muri studio dukora iriya ngoma. Urakoze cyane. Izaba ihari noneho nzaba ifite irenze iyi ngiyi. Sasa kabisa.